І ще одне. Сьогодні доручив урядовцям дати звіт щодо тих. Ikindi nababwira nuko uyu munsi natanze itegeko kuri guverinoma yose kugira ngo banshakire amakuru ku bijyanye n'amafaranga n'uburyo akoreshwa. Nababwiye ngo bame raporo y'ibikorwa byose byashyirwagamo amafaranga yavaga mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'izindi porogaramu zose zafashwaga n'ayo mafaranga. Murabizi ko muri iyi minsi ibintu byose byahagaze, amafaranga yabo bayahagaritse, ndetse n'amafaranga yajyaga mu bikorwa byo kwita ku buvuzi ndetse n'ibindi bikorwa byita ku buzima bw'ikiremwamuntu. Nabwiye Alexis Kureba ndetse n'abandi bayobozi bose bo muri guverinoma yanjye kugira ngo bite kuri buri kantu kose kajyagamo amafaranga y'abanyamerika. Ubundi dushaka uko nibura twashaka ubundi buryo bwo gukemura kino kibazo. Biragaragara ko ari amafaranga make yahari yo gushyira muri ibyo bikorwa, ariko guverinoma ya Ukraine ishobora nayo kwishakamo ibisubizo. Rega burya dushobora gushaka ibisubizo nibura wenda niyo twakwita ku buzima bw'abaturage bacu, ibindi tukazaba tubyitaho nyuma. Hari imishinga itandukanye dushobora kwitaho, hanyuma iyo mishinga nayo ikaba yakwita ku baturage bacu. Hari ibintu nanone bidashobora kwirengagizwa bikeneye guhita byitabwaho ako kanya. Ibyo bintu rero tugomba gushaka ahantu dukura amafaranga yo kubyitaho byanga bikunda. Igihugu cyacu kigomba gukora uko gishoboye kikabona amafaranga gushyikira ino mishinga, cyane cyane ibintu byita ku buzima bw'abantu. Aho rero niho tugiye kureba uburyo twatangira kuganirira na leta zo mu bihugu byo mu Burayi, yewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo, tukareba ukuntu niba hari icyo twakemura cyangwa hari icyahinduka muri ibi bintu. Kubera ko nk'ubu urabona ko ibikorwa bijyanye n'itumanaho byahagaze, ibikorwa bijyanye n'iterambere na tekinoloji nabyo byahagaze, n'ibikorwa byo gushyigikira abavuye ku rugamba nabyo byahagaze. Reba amashuri yahagaze, amavuriro yahagaze, nta kintu kimwe kirimo gukora kubera ko nta mafaranga dufite. Tugomba gukora ibishoboka byose rero amafaranga akaboneka. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse, ariko turayakura ahandi. Підтримки ветеранів, шкіл, лікарень. Njye mbona guhagarika no mafaranga aricyo kintu cyonyine cyiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze, kubera ko muri iyi myaka ine ishize leta ya Joe Biden batagaguzaga amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imisoro y'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abasinzi b'abasare. Niyo mpamvu rwose mubona twagiye duhura n'ibibazo byo gutakaza agaciro k'ifaranga ry'igihugu cyacu, ndetse n'idolari ritangira kugenda rita agaciro haba muri Amerika ndetse no hanze. Niyo mpamvu ubona twabihagaritse mu gihe cy'iminsi 90 kugira ngo tubanze twite ku ngingo yo kureba niba amafaranga yose atakazwa cyangwa yoherezwaga muri ibyo bihugu ashobora kubonerwa ubusobanuro ndetse n'akamaro k'icyo yakoreshwaga. Ibihe byiza, reka nongere ngusuhuze nkwifuriza ibihe byiza, gushimira ko tubana umunsi ku munsi ibiganiro bya Kakisa 27 TV. Jewe ni Derek Mugabo. Kuvaho Trump ahagarikiye imfashanyo mu gihe cy'amezi 90, imfashanyo y'amafaranga, twakoze ikiganiro n'umubwira ko zari imfashanyo zo mu bwoko bubiri, hari financial development aid hakaba na military aid. Kuva rero aho ahagarikiye izo mfashanyo zombi ku bihugu byinshi, ntabwo ari Ukraine gusa, Ukraine yatangiye kurira. Volodymyr Zelensky yaje mu itangazamakuru aravuga ati n'ubundi nge narabibabwiye rega, Trump ibye ni ugushyira imbere gushaka gutsikamira abandi no kugira ngo bagendere ku gitutu cye, abagenere ibyo we ashaka ariko we atumva ibyo bo bashaka. Igihugu cya Ukraine cyatangiye guhura n'ingaruka. Volodymyr Zelensky yasabye raporo yo kugira ngo harebwe ibintu byazingamye, byanze kugenda, byangiritse kubera amafaranga yavaga kwa Trump yahagaze. Igihugu cya Ukraine ku mafaranga yo kwiteza imbere, financial development aid, cyari kimaze kubona agera kuri miliyari 17, ariko kikaba cyarabonaga installment cyangwa se aza mu byiciro, yagenaga za mu byiciro bigiye bitandukanye. Kugeza kuri ubu na yari yageze kuri konti babategetse yuko agomba guhagarara muri ya gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa USAID. Kuri konti zo muri Ukraine bari bafiteho ahabarirwa hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 50 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gushyira mu mishinga irimo itangazamakuru, irimo iterambere ry'abaturage ndetse no gushyikira imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi. Ku itangazamakuru n'undi bwitse cyane kubera iki?
nuko itangazamakuru ryo muri Ukraine nibi dusoma biri ku binyamakuru nka Kyiv Independent ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye, nabonye no mu Burusiya babyanditse, ariko kubera ko Uburusiya bwandika ibirimo kuvugwa na Ukraine, reka twifashishe Ukraine kuko ariyo irimo kwivugira ibyayo byayibayo. Bakavuga bati Trump adukoreye ubugome tutarabona, guhagarika amafaranga yafashaga igihugu kwiteza imbere, yewe noneho no mu itangazamakuru, kuko itangazamakuru bagaragaje akamaro karyo, bajya mu byo bita watchdog cyangwa se ibyo twakwita nka investigative journalism. Ni ubwoko bw'itangazamakuru rifasha mu gukurikirana no kubaza inshingano rimwe na rimwe abayobozi, yego rimwe na rimwe kubaza abayobozi inshingano bigakorwa n'itangazamakuru. Ubundi iyo ngiyo niyo role y'itangazamakuru rya nyaryo rikurikirana izo nkuru zicukumbuye. Muri Ukraine bakavuga yuko Trump ibyo yakoze birimo kubangamira imirimo ya bene ubu bwoko, ariko bazana birumvikana n'ubuhinzi, ukuntu abahinzi bajyaga babona amafaranga yo kubashyigikira mu bikorwa byo guhinga mu buryo bwa kijyambere, gusarura, kubona imashini, kubona inguzanyo n'ibindi. Bageze ku itangazamakuru rero bati itangazamakuru ryazingamye, ntabwo rizongera gukora akazi karyo. Abanyamakuru bose bajyaga bakora ibiganiro bigiye bitandukanye, ntabwo bacyorohewe no kubona uko babikora kubera ko nta mafaranga bafite. Igihugu cya Ukraine ubushize twababwiye yuko CPJ, Committee to Protect Journalists, CPJ, yagiye yandikira ibaruwa ubutegetsi bwa Zelensky ibabaza impamvu batsikama itangazamakuru bakaribuza gukora akazi karyo, bigahita binahura no kuba ubutegetsi buyoboye mu gihugu cya Ukraine bunyuranije n'ikitegeko nshinga Verkhovno Rada riteganya mu gihugu cya Ukraine. Noneho bakavuga bati kubera ko banyuranyije n'itegeko nshinga icyo riteganya, abanyamakuru bazaza bibabaze. Umunyamakuru bibajije ahita bikibazo, namara kuba ikibazo rero uzemera kujya mu murongo cyangwa niba kujya mu murongo cyangwa kumva icyo umwuka abwira amatorero ugirweho ingaruka n'ubutegetsi. Niyo mpamvu CPJ cyangwa se Committee to Protect Journalists yashinzaga ubutegetsi bwa Zelensky gutsikamira no guhonyora uburenganzira bw'itangazamakuru. Ariko kuri iyi nshuro kubera yuko inkunga imaze kugenda kandi bazi neza ko itangazamakuru uburengerazuba bwumva akamaro kabyo kurusha ubundi muntu, niyo mpamvu bahisemo bakavuga bati ibintu byanze. Dore n'itangazamakuru ryajyaga ridufasha gutuma abantu bamenya ibirimo kubera muri Ukraine, kuvuganira abatagirijwe, kuvuganira igihugu cya Ukraine ibyo gishaka, kugaragaza ibitagenda, gutuma itangazamakuru ribaza inshingano abaturage, naryo rigiye kunanirwa gukora. Inkuru yanditse ku binyamakuru byo muri Ukraine cyane cyane nk'icyo twakwita nka Kyiv Independent, niba mukizi, iragaragaza ko ngo Trump's foreign aid freeze stranded independent media in Ukraine. Bivuze ngo guhagarika inkunga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyageneraga Ukraine byatumye itangazamakuru ryigenga rishoberwa, biriyobera, byanze, kubera ko ariya mafaranga yafashaga mu kazi ka buri munsi k'itangazamakuru. Zelensky rero akavuga ati Trump ni umunyagitugu, nubwo buryo yahisemo gushoza intambara, arimo aragenda akicarana n'Abarusiya n'Abashinwa, twebwe ntacyo tubwiye. Zelensky akongera akagaruka agasubiramo ibyo yavuze mu bihe byatambutse ejo bundi, arimo abwira Uburayi. Icyo gihe bari mu nama i Davos, muri inama y'ejo bundi i Davos mu Busuwisi, arimo abwira abanyaburayi kuki mutishyira hamwe tukareba ukuntu twakwigobotora ingoyi yo gutegekwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ubu buryo, bakatugendana nk'aho turi abana. Kuri inshuro nawe akavuga ati no, ibi bintu twari dukwiye guhindura twebwe nk'Uburayi. Nyamara burya nawe mu Burayi ntaremerwa, kuko abemewe mu Burayi baba bari mu bumwe bw'Uburayi, muri uriya muryango w'ubumwe bw'Uburayi, European Union. Abemewe mu Burayi baba bari muri NATO, umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare. Ariko NATO irimo n'ibihugu bitari mu Burayi, bwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Zelensky niwe noneho ugiye gutangira kwigisha abandi banyaburayi ko bakwiye kwitwara kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buriya abanyaburayi bagira ikibazo cyo gutsikamirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ibyabaye mu 1948, yego, babyita Marshall Plan. Marshall Plan ni cyangwa se mu Gifaransa nuvuga ngo ni Plan Marshall.
icyo gihe yabaye yitirirwa uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwaga George Marshall. Yazanye plan cyangwa se igitekerezo, umushinga wo kuguriza bino bihugu byari bivuye mu ntambara ya kabiri y'isi yari imaze kurangira mu myaka yabanje muri 1942. Iyo ntambara isigishegeshe bino bihugu, imaze gusigishegesha bino bihugu, biba ngombwa yuko bihabwa amafaranga y'inzahura bukungu, niba ariko bayita. Njye numva hari amagambo ajya akoreshwa nyine afite icyo asobanuye, ariko tuvuge wenda ko ari inzahura bukungu. Ayo mafaranga y'inzahura bukungu yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iguriza buri gihugu cyo mu Burayi. Irabwira iti rero natwe turabagurije, ariko muzatwishyura aya nayo, uwo mwenda ntabwo urarangira. Basabwe rero kugenda buhoro buhoro, kubera yuko wakwizunguza wese yahura n'ibibazo byo gukubirwa no gushyirwaho ibihano bitagira uko bingana. Kandi ntabwo nanone uwatanga igitekerezo cyo kugira ngo bivumbure kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari Zelensky. Zelensky rega buriya afatwa nk'umuntu nawe utazi ibyo arimo. Nahoze numva hari abashinza cyangwa se abashaka kumugereranya na Tshisekedi, kubera kuvuga ko bose ari abantu bageze muri cya gihe kibasaba gufata imyanzuro, rimwe na rimwe iyo myanzuro kuyifata bikaba ntacyo bikimaze, bakaba forced no gushaka abo babeshyera cyangwa se gushaka ukuntu bigaragaza kundi kugira ngo bagaragare nabo nkaho bakira abaperezida. Ariko ku ruhande rwa Zelensky hakaza ibibazo byinshi. Ikibazo cya mbere, Zelensky igihe kirimo kiramushirana, guhagarika intambara byaranze, no kuyitsinda birimo kwanga. Ariko icyakabaye ari ingenzi ni uguhagarika intambara. None guhagarika intambara nabyo byanze bite? Donald Trump ntago akimwitayeho, ntabwo amubaza, ntabwo amuganiriza ngo amubwire ati hano reka dukore gutya no hano dukore gutya. Ahubwo Zelensky arajya kumva ngo Trump yakoze ibi, Trump yavuganye na Putin ibi, Trump yavuganye na Xi Jinping, barimo barapanga ibi, bagiye gusoza intambara. Akibaza gute musoza intambara iri mu gihugu cyacu, mugasoza intambara iri ku mugabane w'Uburayi, mwese mutari no ku mugabane w'Uburayi, nta kintu twebwe mutubwiye bari ku mugabane w'Uburayi. Urumva ibintu birimo kuba, birimo Ubushinwa, bikaba birimo igihugu cy'Uburusiya, bikaba birimo n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose nta kimwe kiri ku Burayi. Ubushinwa nka boss wa Global South, Uburusiya nk'umwe mu bagizweho ingaruka cyangwa bari mu ntambara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umutegetsi w'isi cyangwa umupolisi w'isi. Muri iyi nkuru rero baratugaragariza ko Ukraine ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byabonaga amafaranga biciye mu cyitwa US Agency for International Development cyangwa se USAID. Ayo mafaranga akaba nibura Ukraine yarabonaga agera kuri miliyari 30 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwaka. Guhera mu mwaka wa 2022 nibwo yatangiye kongererwa agera kuri izo miliyoni 30, kubera yuko nyine cyari kimaze kwinjira mu ntambara. Mwabonye uhagarara itangazamakuru, press secretary muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, batoye mushya birumvikana kuko wari usanzweho yavuyeho ni Sabrina Sai wakoranaga na Karine Jean-Pierre. Abo bombi bavuyeho kubera ko manda ya boss wabo yarangiye, nawe barajyana. Uyu rero waje mushya yavuze yuko leta ya Biden, bamwita Lavit, yavuze yuko leta ya Biden yatagaguzaga amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'utanga imisoro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abasinzi, abashoferi batwara ubwato harya bitongo mu Kinyarwanda, abasari, nk'umusinzi w'umusari. Ubusanzwe murabizi neza ko ngira ngo biba muri Uganda niho bakunda gukoresha umugani uvuga yuko iyo ukoresha amafaranga yawe uyasesagura, baratangara bakubwira bati urimo urayarya nk'abasare. Abasare ni abantu akenshi batwara amato bagamije gutwara abantu, ariko hari n'ababikora bagamije gutwara ibintu, mostly bagakora nk'uburobyi. Abo basare rero bakangiza amafaranga kubera ko babazi ko amazi arahari, ubwato burahari, nabo barahari. Uyu witwa Levit rero akavuga yuko bayarya nk'abasare cyangwa se abarobyi, kubera ko umurobyi bavuga ati amazi arahari, inyanja irahari n'amafarimo, nanjye ndahari n'ubwato bukora burahari, kuki nayarya akayangiza. Nawe rero akavuga ati bangizaga amafaranga nk'abasinzi b'abarobyi cyangwa b'abasare, drunkard sailors, ubwo ni nk'abasinzi b'abasare.
uko kwangiza amafaranga ni nabyo Donald Trump ubwo yaraje yarebye aravuga ati ariko miliyari 17 Leta Zunze za Amerika iha igihugu cya Ukraine, maze guha igihugu cya Ukraine mu bijyanye n'iterambere mu by'ubukungu, financial development aid, ndetse na miliyoni zigera kuri 60 na zingahe bamaze kubaha mu bijyanye n'intambara. Ayo mafaranga akora iki? Ese ibindi bihugu byose duha amafaranga tubihabye tubahaye iki? Baravuga ati you freeze, mubaze mu freezing your aid mu gihe cy'iminsi 90, iyo minsi 90 izajya gushira twamenye ikijya mbere. Icyo kijya mbere nicyo kizaduha icyo gukora. Ariko abafurizingiwe bose, urumva abafurizingiwe wenda n'igihugu cyawe kirimo ibihugu bibiri byonyine ku isi byahabwaga inkunga na Leta Zunze za Amerika, nibyo bitafurizingiwe, aricyo gihugu cya Israel ndetse n'igihugu cya Turkiya. Impamvu ya Turkiya ntago nyizi neza, ariko igihugu cya Israel byo murabizi namwe ko gifite uburenganzira bwo kwirwanaho, kiri mu ntambara. Buriya buyobozi bwo muri Leta Zunze za Amerika ni gake cyane uzasanga butavuga ku gihugu cya buvuga ku gihugu cya Israel ibinyuranye n'ibyo Israel ishaka kumva. Anyways, hanyuma rero ibyo ngibyo Zelensky akavuga yuko bidakwiye ibihugu biri sovereign, ibihugu byigenga, guhora bikesha ikindi gihugu kubaho. Nukuvuga arimo kubihamagarira kwigumira kuri Leta Zunze za Amerika, ariko se buriya byamuhirara ntago byashoboka, ahubwo byaba bigiye gutera ibibazo haramutse hagize n'abamwumvira, usibye ko nta n'uwabikora, dore ko batanye no kumushinja nyine kuba ngo hari insinga zidahura neza, banamushinja no kuba amaze ibintu bimaze kumucanga ku buryo afite stress. Akavuga bati Zelensky buriya we aho ageze ageze kuri cyagiye nyine cyo kuvuga ukamwihorera, kuko uramutse umushubize waba ugiye kumera nkawe. Vladimir Putin nawe ati ibiganiro bizaba kandi tuzabikora n'umuntu uwo ari we wese, ariko yagera kuri Zelensky akavuga atoya ntabwo dushobora gukora ibiganiro na Zelensky. Twakorana ibiganiro na Zelensky gute kandi Zelensky ari umuntu uraho? Tugeze gukora ikiganiro hano tuvuga yuko Vladimir Putin yavugaga ko bikwiye ko igihugu cya Ukraine kibanza gukora amatora kugira ngo bemererwe kuba bagira ibyo baganira. Baba badakoze amatora akavuga ati ntabwo bizakunda, ntabwo wese twaganira iki, nta kintu twaganira. Aravuga ati muri 2022 mu kwezi kwa kabiri nibwo intambara yatangiye n'ubundi, ariko Putin yagaragaje ko aribwo ibiganiro byagombaga gutangira, ariko Ukraine yashakaga intambara. Akavuga ati niba barashakaga intambara, icyo bashakaga nicyo twabahaye, ariko icyongeyeho no gusoza iyi ntambara ntabwo tuyisozana na Zelensky. Zelensky yaje aratongana aravuga ati ni gute wowe uzuka tugendera, ariko Putin yavuze yuko nta kuntu baganira n'umuntu udafite itegeko na rimwe rimushyigikiye ngo bizere yuko ibyo baganira nawe bikwiye. Ariko aravuga ati amahirwe dufite nuko Leta Zunze za Amerika yumva neza bino bintu, akaba ariyo mpamvu nayo ubwayo idashobora kubwira Uburusiya gusezeranya cyangwa kugira ibyo basinyana n'igihugu cya Ukraine, mu gihe icyo gihugu cya Ukraine ibyo kirimo cyangwa bakiyoboye ibyo barimo binyuranye n'amategeko y'imbere muri icyo gihugu. Ni ikiganiro yagiranye na wa munyamakuru yitwa Friedman, bakigiranye bari mu ndege, bari barimo bagenda, amubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ariko of course ntabwo yabura kumubaza ku bijyanye n'ibivugwa ko Leta Zunze za Amerika ashatse kumuvugana. Yavuze ati birenze inshuro imwe, ibyo turanabizi, nabyo baba bashaka, ariko ntabwo byoroshye. Arongera amubaza ku kijyanye n'umubano w'igihugu cye n'igihugu cya Syria, aravuga ati turacyafite base hariya, uyu munsi twoherejeyo delegation kugira ngo ijye kuganira n'ubutegetsi bushya muri Syria, ikizavamo byanga bikunda kigomba kuzatanga umusaruro ku mpande zombi, kubera yuko ntabwo twiteguye gutakaza Syria muri ubwo buryo. Agaragaza ko nta n'impamvu yo gutakaza Syria bafite, kuko ishoramari bahashyize kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda 1946 iyo ngiyo nibwo batangiye kujya muri cya gihugu cya Syria. Akavuga ati rero nta mpamvu nimwe, nta watwirukanye, guhinduka kwa leta n'ibisanzwe n'ubundi zarahindukaga, so nta mpamvu nimwe dufite, usibye igikenewe ni ukugenda tukaganira nawe nabo tukareba uburyo twagumye dute. Hanyuma banamubaza nyine ku kijyanye n'ibiganiro by'intambara, nibyo nakubwiraga, avuga ati twebwe twiteguye kuganira nubwo byaba rejo, ariko ahubwo dutegereje ko muri Ukraine habanza kuba impinduka, bagatora bagashyiraho ubutegetsi bwemewe. Ibyo rero nibyo Zelensky yaziraga, bamubwira bati kuki wanyuranije n'itegeko nshinga, kuki washyizeho martial law,
rya tegeko ryo mu bihe bidasanzwe ry'amezi 3 warangiza ukanyuranya naryo yarishyizeho mu gihe cy'amezi 3 rirangira mu kwa gatanu 2023 kuva icyo gihe ntiyongeye gushyiraho irindi ntiyanagiye nga ahereze inteko ishinga amategeko kuko buriya nifite inshingano zo kubirimo kuyobora Ukraine. Wabonye uriya umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ukuriye opposition mu nteko ishinga amategeko ya Ukraine ni umudepite ukuriye opposition cyangwa se bita LOP, leader of opposition, niwe wari urimo avuga yuko yagaragaje impamvu zirenze imwe Zelensky arimo ayobora binyuranyije n'itegeko nshinga, binyuranyije n'andi mategeko yose, ndetse nawe ubwo akaba nta n'itegeko yashyizeho kuko perezida wenda ashobora gushyiraho itegeko ariko iyo yashyizeho yari ihaye igihe runaka, none cyararangiye. Akavuga ati se uyoboye gute? Uyoboye bande mu buryo nawe uburyo uyoboyemo utabuze? Zelensky we rero akavuga ati twebwe igihugu cya Ukraine ntabwo dushobora gutuma umuntu wari we wese azajya ahagarara yahagaze ngo azatubwire ibyo ashatse. Ati we must force Russia to accept everyone on continent should remember if global issues are resolved without Europe, it will leave Europe with decisions that Europeans are certain not to like. Ubwo arimo aravuga yuko barimo barashaka gufata ibyemezo bifatirwa Uburayi ariko Uburayi butabirimo. Ubwo yavuga Uburayi aravuga Ukraine kuko Ukraine mu burasirazuba bw'Uburayi ishyigikiwe n'Uburayi. Trump, Putin, Xi Jinping barimo barakora ibintu, Macron bakaza kumuhamagara bakamuciramo muri telefone, ndetse na Keir Starmer w'Ubwongereza bakabahamagara bakabaciramo mu ncamake ko byari bimeze kuri telefone, ariko ku meza y'ibiganiro ntago babahamagara. Zelensky rero akababwira ati mwabantu mwe mu Burayi mujye aho mwicare, dore barimo baraganira babasize inyuma, igihe nikigera ibi bintu barimo gukora muzisanga mutabikunze kandi ntacyo gukora mu bifiteho. Igikwiye rero ni muze twiyegeranye dushaka ko tubategeka cyangwa se tubereka ko natwe tutishimiye ibyo barimo gukora. Gusa ariko nanone aho ngaho bigatuma abantu bibaza niba Zelensky usibye kugira inama bariya afite ubushobozi bwo guhatira Uburayi kuba bwagira icyo bukora nibura kimwe cyangwa bibiri. Ariko nabyo byashoboka kuko ubushize muri buka yuko yigeze kuvuga yuko hari mu kwezi kwa 12 ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cya Sky News, arangije avuga ko hari abaperezida bari aho badafite icyo bamaze birirwa basakuza gusa ku matelefone ngo batelefonye Putin, ati se mu telefone ngo mugire mute ku telefone gusa mukajya kuri telefone mukavuga gusa nta kindi ntago mushobora guhindura ibitekerezo bye, ntimushobora kumwica, ntimushobora kumuhagarika muri iyi ntambara ye. Ati se icyo murimo gukora mwavuga yuko mu telefonera usibye gushaka kwandika n'ibinyamakuru ni igiki? Akavuga ati ibyo ngibyo nabyo no gukabya no kujya ngo mukishyira aho ngaho gusa nta kintu mumaze. Uwo rero bakaba bamwita Volodymyr Zelensky. Ngira ngo wenda ikiganiro tutanagigize kirekire, ndashaka kubwira yuko igihugu nyine cya Ukraine kirimo gitabaza mu gihe hatarashira n'icyumweru bahagaritse ino mfashanyo. Trump gahunda afite ni ugusunikira igihugu cya Ukraine muri ya nguni yo kuba nta bundi buryo gifite. Nikiba nta bundi buryo gifite kizavuga kiti mureke tuganire, cyangwa se ibyo bazakibwira byose kizabyemera, kize kije gusinya gusa. Ubwo kizaba gisigaye ni uguhita babwira Ukraine bati noneho tunganya amatora, numara gutunganya amatora natwe tuze uduhereze uwatsinze amatora, natwe tuze dushyireho ibiganiro, uwo muntu watsinze amatora asinye. Bishobora kuzaba ari Zelensky cyangwa arundi. Impamvu uvuga ngo cyangwa arundi, Zelensky aracyashaka kuyobora, ariko abaturage ba Ukraine mwabonye ko bamutakarije icyizere ku kigero cya 37%. Uburyo bamwizereragamo bwaragabanutse, ariko nanone wasubira n'inyuma mu mateka ugasanga nta wigeze amwizera, ahubwo babaye forced, bahatiwe kumwizera, kubera ko Zelensky wiyamamaje muri 2019 na Zelensky wayoboye guhera 2019 kugera uyu munsi baratandukanye, n'abantu babiri. Niyo mpamvu burya abayobozi iyo barimo kwiyamamaza ibyo bavuga baba barimo kudupersuading, baba barimo kutureshya no kutubeshya, rimwe na rimwe ibyo batubwiraga bihinduka ibinyoma iyo bamaze gutsinda. Akaba ariyo mpamvu rero Zelensky nawe uwiyamamazaga n'uwatowe nta hantu bahuriye.
nibikomeza gutya usibye n'aba ngaba n'abaturage be n'imyigaragambyo izatangira, kuko abenshi bamwe baravuga bati nyamara Zelensky wakabaye wemera ibiganiro. Mwabonye mu gihugu cya Israel ko abaturage nibo rimwe na rimwe bagena uko biri bugende, guhera mu matora kugera ku myigaragambyo bakora barimo basaba leta yabo kugira icyo ikora, kandi final ikagikora kubera yuko abaturage bavuze. Burya abaturage ubundi nibo bakabaye kuko bafite uburenganzira bwo gutora, kandi gutora biba byabasabye gutoranya no gutekereza uwo bagiye gutoranya hagati y'abiyamamaza. Uko gutoranya rero uwo batoranyije abafite ibyo yababwiye byatumye bahitamo kumutoranya bakareka uwo bahanganye. Iyo rero aje akabahemukira cyangwa akabagambanira ibyo yababwiye ntabikore, nicyo gituma bamutakariza icyizere. Reka dutekereze ko uyu Zelensky ibyo arimo gutekereza wenda niyo bitakorwa, ariko dutekereze ko Trump uburyo arimo gushaka kubikoramo buzatanga umusaruro, abantu bakarekera gupfa, cyane ko yatubwiye ko abantu bapfuye ku misozi hose wuzuye imirambo, nubwo Zelensky batabibona ahubwo agakomeza apushinga kugira ngo intambara ikomeze. Inkunga yarahagaze, ibindi bihugu birimo kubabara bikashinyiriza, Zelensky baracyatabaza ku buryo avuga yuko nta kazi na kamwe karimo gukorwa mu gihugu cya Ukraine. Wenda yino nduru hari kiri butange muri Leta Zunze za Amerika, bakaba bakongera bakamufunguriraho, ariko niba batamufungura, niba badafungura kudufaranga, ngira ngo leta ishobora no kuza kwanga gukomeza gukora nk'uko byari bisanzwe, cyangwa se bikanga akaba yanarizayininga Zelensky burya nta gakina. Reka ngushimire, nkwifurize n'umunsi mwiza. Reka tuze guhura mu bindi biganiro uko umunsi uza kugenda wiyongera. Nitwa Derek Mugabo, iyi ni Kakisa 27 TV. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi.